iyi 50 igezeho kubera ko ndakabwa kajya gasani. Bariya basore mbega bari ngabo bose inyuma yawe. Sinendukiye ariko nagira ngo basha nagira ngo mbabwire ko nta gisebo cyo kubakabwa ka Nyagasani. Nagira ngo mbabwire ko bitera ibyishimo ku mutima. Ukishimira kuba imbwa se. Wabaye akabwa ka Nyagasani n'ubu kimutera icyugazi uramukinguruka akihurira nawe aciye mu ntege nke zawe. Ubuzima bwiza bw'umusiyoni bwari butandukanye n'igiturage, bakabona ari ikizungu nyine harimo ubuzima bwiza. Padiri afite ipikipiki, padiri yambara neza, padiri ahantu hari amacunga, padiri ararya neza, abana bakabijyamo koza abapadiri nabo. Yego niyo mpamvu yarize mu seminari. Ntabwo tugize buriya umuntu uzakubwira ngo wize mu seminari ntawe uzabona n'umwe. Niba katubeshye niyo mpamvu ntawe uzabona. No mu bitekerezo baduhaye mu biganiro byashize baravugaga bati aba bagabo ko bahakana kandi barize seminari. Kubera ko twajyaga mu bintu tutumva. n'abandi baba bibere mu kigare. Ko ndibuka umuhungu twiganye yabaye n'umuganga ariko yarapfuye. Yari gambwira ngo ubu twe nakubwiye ko twajyaga turukira mu seminari iwacu barahunze. Nabo bari barahungiye Kongo. Kandi se babone wari padiri mukuru wacu. Noneho tukajya guhereza misa tugasigara dutegura bya byenda barambura imyenda abandi basohotse. None agafungura akanyereka ushaboye ko njye muri mu seriye kuye ntabwo nakundaga kuvuga ko nari narumiwe kandi ubwaso ntabwo nakundaga kuvuga yenda narumiwe bakwiye ibintu byo kwiga gusa. Hanyuma haje umuntu ushokoza nk'aba bagosora nk'abatuka ngakora nabikubwiye nuko none yibwire rata kuye muri mu seriye ubu ngubu ahangango harimo umuntu harimo umuntu koko nta muntu muri tabernakure yafunguraga ruba twabaga dufite ifunguzo abandi basohotse tuzigaye turambura imyenda tuzinga n'ibintu tubika bya bintu bya karisa n'ibindi wowe uri umuntu muri seriye ubu seriye bwawe ubona harimo Imana ahangaha ngo y'umuntu kaya kanwa duha ngo harimo umubiri akagasora kane akangana n'umuntu ariko ubu ntabwo wasatse akiruka kagenda wowe mutajya kundeka ntabwo nakurega pour te dire que ntabwo abantu babyemeye et puis noneho akaba discipline ku bantu b'abana ituma mugeraho mu kibazo ibyo murimo mbona mufungiranye muvuga amasengesho muryama ubuzima buzahera ubuzima mukavuga amashapure kuvuga rozari cyari rozari urayizi ingendo umuporoso uri umuporoso ariko ishapure ibyo bita rozari amashapure 3 bavuga ishapure ya mbere bakayirahiza ya kabiri ya gatatu kandi bavuga ibintu bimwe basubiramo bavuga dawe ni mu ijoro ndakora mu Samariya n'amasengesho 2 atavanaho nk'amasaha 3 musubiramo ibintu bimwe. Muri communication rero bigeraho bikumira bikajyamo uko bisubiramo cyane bisubiramo cyane noneho bikaba nk'umukino ku buryo ndakubwira ngo n'abapadiri twagiye tubivamo bagasigaramo niyo muhimu kaganira usanga muri ni babandi mwabaye babijyamo by'umukino basoma misa by'umukino ikimwe na seni kuko kubera ntuzi ubuzima bworoshye bubamo kubera ibintu byiza bambara kubera amacumbi y'ubusa kubera imodoka babona z'ubusa kubera bararyoherwa gusa yego none ibisigaye bakagira gutya bakajya barambura amaboko hanyuma bagataha. Hari umuntu wajyaga tubwira twiganye mu seminari hanyuma aza kuba professeur mu seminari yigana n'abapadiri akorana n'abapadiri biganye habwira ngo ariko ugiye kubaza ikibazo umuntu w'imbwa ngo twiganye nzi najyaga asuzugura nkanamukubita ngo akaba padiri
akaba atampamagara ngo mwitabe ngo yaguhamagara Yesu ngo akamanuka. babyemera Yesu Imana ngo umuntu w'imbwa nzi w'imbwa najyaga nkubita ngo akaba padiri ngo anusha iki ngo bamusize amavuta cyangwa se bamusize amase. Donc ibintu byo ku yize mu seminari kandi akasangira nabo. Donc yize hanze aragaruka noneho abantu n'abapadiri mu seminari akajya asangira nabo ku meza noneho akavuga izo plaque nako izo challenge. yego ni ukubwira yuko biriya bintu ntabwo abanyarwanda bizi babyemera. Noneho abapadiri bagakora uko bashoboye kose kugira ngo byemerwe babitsindagiremo ibirungo ibiki byose. Rero biriya byo kubonekerwa rero ni uko byaje. Rero byo kubonekerwa ni uko byaje. Kuvuga ko Imana iriho y'ijuru kandi iboneka yohereza intumwa yayo yayibyaye umubyeyi wayo wayibyaye kaza kwireka abantu.